Yes, mbahaye ikaze inshuti bakunze mukunda kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro bya EDL TV. Nanone twagarutse uyu munsi rero ni itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2026. Uyu munsi rero yari umunsi abantu bakunda umupira muri rusange cyangwa se English Premier League bari bategereje. Ni intsinzi ya Manchester United aho ibashije gutsinda mu rugo ikipe ya Arsenal iyoboye urutonde rwa shampiyona mu Bwongereza ibwo 3-2 ku kibuga cy'ikipe ya Arsenal. Ni umukino wavuga ko wari umukino w'ishiraniro dore ko ari Arsenal cyangwa se uwo bita Michel cyangwa se Arteta yari ategerejwemo ko agomba kwigaragaza nyine nk'umuntu ukeneye shampiyona y'Ubwongereza muri rusange, dore ko rero yaje kuba rwose agaragaza ko urwego rwe ruciriritse muri rusange. Ni umukino rero utabashije kumworohera dore ko yaje kuba akubitirwa ahareba inzega cyangwa se nk'uko wavuga ngo ni umukinnyi cyangwa se ni umutoza usanzwe mu batoza bose bigeze gutoza ikipe ya Arsenal. Ahari rero cyangwa se ahicaye abakunzi ba Arsenal muri rusange nababwira ati pole sana cyangwa se mwihangane, dore ko rero ari umukino abantu benshi cyangwa se abakunzi b'ikipe ya Arsenal bari biteze ko umukinnyi bita Eberechi Eze cyangwa se nk'uko umutoza wa Arsenal nyine akunze guhinduranya ekipe, dore ko ku bafana ba Arsenal muri rusange udashobora kuvuga ngo 11 babanzamo nk'ikipe iyoboye urutonde rwa shampiyona cyangwa se ikeneye igikombe ni aba ngaba, dore ko abantu bose cyangwa se abafana n'abakunzi ba ekipe ya Arsenal bari biteze ko umukinnyi nka Eberechi Eze atagomba kwicara kuri uyu mukino, ariko yaje kuza asimbura, dore ko hari habanjemo umukinnyi bita Odegaard cyangwa se kapiteni w'ikipe ya Arsenal muri rusange nk'uko Michel Arteta yakomeje amwizereramo. N'umukinnyi Gyökeres cyangwa se rutahizamu wari waguzwe nk'umuntu ugomba kuba ayobora abakinnyi cyangwa se basatira izamu muri rusange, yaje kuba nawe aza mu gice cya kabiri mu gihe nyine Arteta yabonaga ko bimucanze muri rusange, dore ko rero ekipe ya Manchester United yaje kuba yiyubaka ibasha guhindura uko abantu bose bayitekerezaga cyangwa se bayibonaga nk'ikipe isanzwe. Umutoza Michael Carrick nawe yaje kuba agaragaza urwego rwe, dore ko benshi bari bakomeje kumutega Arsenal byongeye ku kibuga cya Emirates, dore ko ikipe ya Arsenal nyine ari ubwa mbere ihatsindiwe kuva shampiyona yatangira, ariko yaje kuba yitwara neza. Ni nyuma y'uko rero ikipe ya Manchester United yaje kuba yitwara neza bigira ubwa kabiri, dore ko yaje kuba itsinda ekipe ya Manchester City yitsinda ibitego 2-0. Abantu benshi bakomeza kwibaza se uyu mutoza Michael Carrick yabasha kuba wenda yakomeza kwitwara neza muri rusange akazura Manchester United. Naho rero byaje kuba bitangirira nyine kugera n'ubu nyine abashije gutsinda ekipe ya Arsenal nk'ikipe yashakaga igikombe, dore ko rero igitego cya Mbeumo cyangwa se rutahizamu w'ikipe n'igihugu cya Cameroon yaje kuba agaragaza ko ari rutahizamu ukomeye muri rusange. Ni mu gihe yari umukinnyi usanzwe cyane igihe ikipe ya Manchester United yatozwaga na Ruben Amorim, ariko ubu ngubu ni ikipe idasanzwe cyangwa se iri kugaragaza gukomera bitandukanye n'uko yari isanzwe. Umukinnyi nka Dorgu nawe yaje kuba atsinda igitego, ndetse n'abandi benshi bagiye bagaragaza urwego rutandukanye n'urwo bakiniragaho nyine igihe batozwaga na Ruben Amorim. Rero ni ikipe ya Arsenal rwose yaje kuba igaragaza ko ari ekipe iciriritse. Ni muri iri joro nyine ikipe ya Arsenal yagaragaje ko itari seriye cyane ku gikombe, dore ko kuri ubu Premier League iyoboye n'amanota 50, mu gihe Manchester City igwa mu ntege n'amanota 46, hasigayemo amanota 4 gusa. Ni umukino rero
utari woroshye, dore ko ekipe ya Manchester City nayo yaje kuba itanga ubutumwa igaragaza ko yohereje nka Manchester United ngo ihagararire idefande kuba yabasha kuyifasha gukomeza gukubana na Arsenal, dore ko ubu kuri ubu ngubu ikipe ya Arsenal nyine yaje kuba igaragaza urwego ruciriritse, ni mu gihe abafana bayo benshi bari biteze ko iyi ekipe nk'ikipe iri mu rugo igomba kwitwara neza, ariko yaje kuba rero igaragaza ko rwose itagifite imbaraga nk'izo yari imaze iminsi igaragaza nk'ikipe ishaka igikombe. Rero wakwibaza ngo ese Arteta yaje kuba agira imbaraga nke hehe, cyangwa se ni iki cyatumye ekipe ya Arsenal muri rusange ibasha gutsindwa? Ni uko imitoreze ya Mikel Arteta cyangwa se uburyo yarinya ekipe, ni ekipe igaragaza ko ari ikipe rwose ikomeye, ariko umutoza akaba ari hasi mu buryo bwo kwarinya ekipe, kuko kuri ubu ngubu ntago agaragaza ko azi abakinnyi b'ibanze cyangwa se abakinnyi agomba kwatakisha cyangwa se kubanzamo nka ekipe ya mbere kugira ngo abashe kwegukana igikombe. Ni muri urwo rwego azana umukinnyi niba yitwaye neza mu buryo cyangwa se n'igihe bamaranye, akumva ko ari we mukinnyi ugomba kumufasha gushaka intsinzi. Ni muri ubwo buryo nyine yabanzagamo umukinnyi nka Gabriel Jesus, bigaragara ko rwose urwego rwe rukiri hasi, biza kuba ngombwa ko rero aza kumusimbuza, ariko yamubanjemo kandi amuha iminota myinshi. Ni mu gihe biba bigaragara ko nyine umutoza nka Arteta ntago azi neza ekipe ye yamufasha gutwara igikombe. Ni muri urwo rwego rero igihe we aba yipasagura atamenya ngo ni iyihe kipe ngomba gutwarana igikombe ibanzamo, cyangwa se igomba kuyobora umukino wanjye muri rusange nk'umutoza, niho abatoza benshi bamurusha ubwenge cyangwa se bamurusha kuba bapanga ekipe, bakamenya ngo ekipe se ninde wo guha umwanya, ninde wo kubanzamo, ninde wo gusimbura mu minota n'igihe nkeneye ibitego cyangwa se kumanejinga umukino. Aho ngaho niho Arteta agaragaza intege nke. Ni mu gihe rero kugira ngo abe yazura umukino cyangwa se yawugarura kuba awuyobora, yaje kuba asimbuza abakinnyi bane icyarimwe kugira ngo aze kuba ashaka intsinzi, ariko nabyo bikaba ubusa cyangwa se bikaba iby'ubusa, kubera ko yari yatinze cyane mu rwego rw'uko atazi ekipe ya mbere cyangwa se ekipe igomba kumufasha kumanejinga amanota agomba gusigamo izindi ekipe kugira ngo abe yamanejinga umukino. Ni muri urwo rwego inshuro zose umukino umukomereye aba ashaka kuba yawegariza cyangwa se akawunganya kugira ngo ye gutsindwa cyangwa se ye guta amanota yose, ariko kuri uyu mukino cyangwa se ku mukino yahuyemo na Manchester United, bijyanye na Michael Carrick ku mibare yo aba afite cyangwa se n'uburyo yarinya ekipe ye, yaje asanga yasigiwe na Ruben Amorim, yaje kuba amurusha ubwenge, amurusha gupanga ekipe nk'uko nyine yari yayarinye kuri Manchester City, aza kuba atsinda ngayo nguko. So ndabashimiye abafana ba Manchester United, congratulation ku ntsinzi cyangwa se ku mikino mugenda mukirinishitinga, bijyanye n'umutoza mushyashya mwabashije kuba mwibikaho, ari kugenda akora ibyo mutatekerezaga. Ni EDL TV OB Films, nk'ibisanzwe dukomeze tubane mu nkuru n'ibiganiro bya siporo ndetse n'ibindi bya showbiz, ndetse n'andi makuru yose agenda acicikana nzajya ndushaho kuyabagezaho ku gihe muri rusange. Ciao ciao.